Ibihe byiza nshuti bakunze mukurikira ndetse mubana natwe umunsi ku munsi hano kuri TF Rwanda. Uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe amakuru cyane cyane yatangajwe n'uwitwa Mbabazi Sadia ariko abenshi bamuzi nka Shaddy Boo. Uyu nguyu muramuzi abantu muri myaka za 2020 yakanyujijeho mu mavideo y'indirimbo z'abahanzi, amafoto ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo ari mu bantu bujuje miliyoni y'abafollowers ku rubuga rwa Instagram mu Rwanda mbere y'abandi. Shaddy Boo rero yaratwitse yakanyujijeho nkuko abenshi mu bakoreshaga imbuga nkoranyambaga mwagiye mumumenya. Uyu munsi ni Shaddy Boo ariko wagiye araceceka ko by'umwihariko mu minsi ashize ko hari ikibazo yagaragayemo cyuko hari umusore agiye kumusura birangira amukoreye ibya mfurambi. Ibyo ntabwo ari byo tuje kubabwira, ahubwo uyu munsi wa none hari ubutumwa Shaddy Boo yanyujije ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi babwibazaho batese Shaddy Boo arahindutse, Shaddy Boo ari Queen, Shaddy Boo washyiraga hanze amafoto ye hafi y'ubwambure cyangwa se yambaye mu buryo butangaje cyane. Uyu munsi ni Shaddy Boo ubona ko yahindutse, ariko n'ubundi turabihuza n'ubutumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Ahanini turaza kwibanda n'ubundi ku magambo yanditse akomeye cyane, aho yatanze ubuhamya avuga yuko uyu munsi wa none ari urugero rwiza rw'uko umuntu ashobora guhinduka. Ngira ngo Shaddy Boo wa kera uyu munsi wa none yarahindutse, ahanini bishingiye ku kuba atagikoresha imbuga nkoranyambaga, ubuzima bwe asa n'uwabugize privé cyane. Biri mu bintu byatumye abantu babyibazaho ku mbuga nkoranyambaga bati se Shaddy Boo yarahindutse. Hanyuma rero niko kuza yandika ku mbuga zitandukanye ati yewe wa kera ntandukanye n'ubu ngubu, uyu munsi wa none niyemeje kwakira agakiza ndetse no gusenga kubera ko namaze kubona ko iby'isi ari ubusa kandi iby'isi birashira, abantu baragukunda bigashira, icyubahiro kigira kigashira. Uyu munsi wa none icyo niyambaza n'Uwiteka Imana ishobora byose kuko ariyo itanga ubugingo igatanga n'ubuzima. Uyu munsi rero Shaddy Boo aragaragaza ko amaze guhinduka ndetse n'urugero rwiza rw'umuntu ushobora guhinduka ndetse k'umubiri ushobora kuguhinduka isaha ku isaha. Ni Shaddy Boo rero wakunzwe n'abatari bake by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bishingiye ku kuba n'ubundi ari umuntu wakurikiranwaga cyane ndetse yari yiyambazwaga n'abantu batandukanye. Ngira ngo muraza amafoto yo kumwe n'abasare batandukanye ba Diamond Platnumz, abanyamerika, ibyamamare bitandukanye mu ruhando rw'imyidagaduro. Ngira ngo abenshi muramuzi cyane, uyu nguyu yakanyujejeho. Gusa uyu munsi wa none ni Shaddy Boo ubona ko yaciye bugufi, Shaddy Boo yacecetse cyane ndetse abantu benshi batangiye kubikeka ko Shaddy Boo ari inzira yo guhinduka cyangwa se ari mu mujyi wo guhinduka. Usibye ko uyu munsi wa none niwe waje kuba abyitangariza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse abenshi ntibyabatungura kuko banabikekaga, by'umwihariko abarebera kure muri showbiz bavugaga yuko rwose Shaddy Boo yahindutse cyane, yabaye umuntu utuje atari umuntu ugikunda imbuga nkoranyambaga ndetse uyu munsi wa none ubuzima bwe yabugize ubuzima buri privé cyane. Uyu munsi wa none rero Shaddy Boo yatanze ubu butumwa anaburira abakobwa bagenzi be bakiri bato kwitwararika, by'umwihariko bakirinda kwiyamamaza cyane ndetse bakirinda kwiyandarika ku mbuga nkoranyambaga bashyiraho amafoto adakwiye cyangwa se amagambo adakwiye, kubera yuko aba ari ibintu bizabagiraho ingaruka ubuzima bwabo bwose. Ni Shaddy Boo kandi uticuza ibihe yanyuzemo, ariko uyu munsi wa none akagaragaza ko yahindutse kandi akaba urugero rwiza kuko umuntu ashobora guhinduka akava mu bintu bimwe akajya mu bindi. Nshuti bakunzi rero mudaseba kubana natwe hano wisanze, nimba uri mushyashya ni TF Rwanda, icyo usabwa no kubana natwe umunsi ku wundi. Hanyuma nimba ari bwa mbere uhageze, icyo usabwa ni ukanda sabone cyangwa se subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Njye nitwa Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe. Ciao ciao.